ngo kwita 001 kwa Bruce Melody nashaka abyihorere kuko bita King James yakoze ibintu undi muhanzi wese mu Rwanda atari yakora. King James byagenze gute ngo amatike gitaramo cye ashire amaze iminsi 3 yonyine hanze? Ese byagenze gute ngo King James yuzuze BK Arena igitaramo cye kibura amezi 2 cyonyine? Na undi muhanzi urabikora usibye kuba yakoze amateka. King James kandi yatwaye Primus Guma Guma season ya 2 nyuma yo bita Tom Close kandi yatwaye Slugs Award nyinshi. N'umushoramari akaba no mu bahanzi bafite amafaranga menshi mu Rwanda. King James avuka mu bana barindwi kandi akabasengera mu idini ry'Abadventiste. Reka nse nguramburire byinshi, niba utarakora subscribe ikore kugira ngo ujye ubana nanjye umunsi ku munsi. Njye nyita Mr. Yira nk'ibisanzwe. Reka nse mugezeho amateka n'ubuzima bwa King James. Basoka isundi ruhumuriza cyangwa se King James yavutse mu 1990 afukira mu bitaro bya CHK mu mujyi wa Kigali. Akaba ari umwana wa gatatu mu bana barindwi bafukana. Akaba kandi King James yarasoje amashuri yisumbuye muri Ecole AP Rugunga kuva muri 2013 yize muri Mount Kenya University mu bijyanye n'itangazamakuru ndetse n'itumanaho muri rusange. King James kandi akiri umwana mutenya ngo afite inzozi zo kuzakina umupira w'amaguru, ariko uko yagendaga akura ndetse agenda yigira imbere yagendaga arushaho gukunda imiziki cyane cyane ngo abikundishijwe n'umuhanzi w'umunyamerika bita Brandy Ward. Akaba umwe mu bahanzi bari bakomeye cyane baririmbaga injyana R&B. Masiko bita King James nawe amaze kwigira hejuru akajya kurikirana izo ndirimbo zo muhanzi bisa gutuma arushaho kugenda amukunda. Ruhumuriza James uzwi nka King James kandi turakurimba mu njyana R&B yakuririmba indirimbo zikozwe muri Afrobeat ndetse tutibagiye ko ashaka gukora na Zuke. King James yatangiye umwuga wo kuririmba muri 2006 ahera ku ndirimbo itarese imenyekana neza, gusa ntiyacitse intege akomeza kugenda yisunga abagenzi be b'abahanzi. Muri 2009 yaje gusohora indirimbo bita Ininyi, imwe mu ndirimbo zamukoreye amateka ndetse zikaza kuba zimuvana ku rwego rumwe rukamugeza ku rindi rwego. Muri 2010 kandi King James yagaragaye nk'umuhanzi w'icyamamare uyoboye abandi mu njyana ya R&B, aho yarasigaye ahangana n'abandi bahanzi bakomeye cyane icyo gihe harimo bita Tom Close, The Ben ndetse na Meddy bari bagezweho muri uwo mwaka. King James asa nk'uwagize amahirwe ubwo uwo bita Meddy ndetse n'uwo bita The Ben bazaga kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko bagiye muri 2010 icyo gihe bita kandi muri 2010 iki gihe n'umwe mu bahanzi bagezweho cyane mu Rwanda maze ahita asinya muri rap ya Kina Music, nimwe muri rap zari zikomeye cyane muri uwo mwaka. Ese kandi asohora album ye ya mbere aza kuba yita Umugisha, nimwe muri album imufasha cyane kurushaho kugenda amenyekana. Ndetse mu mwaka 2012 kandi ubita King James ese ashyira hanze album ya kabiri adatinze cyane aza kuba ayita Umuvandimwe. Akaba ari album yamumenyekanishije cyane mu gihugu hose kandi yaririho indirimbo zakunzwe cyane niyo nakwita na rashize, Birandenga, ese warikiniraga ndetse n'izindi ndirimbo zagiye zikomera icyo gihe. Ese atangira gukora igitaramo cyo kuyimurika ndetse icyo gihe aza kuba ayimurikira i Butare muri kaminuza ku itariki 13 muri 2012. King James ku nshuro ye ya kabiri yongeye kumurika album ya gatatu yise Bisanzwe mu mujyi wa Musanze. Aha niho noneho abantu benshi batangiye kunyobita King James baza kuba bavuga yuko ari umuhanzi ukomeye. So guys, ubita King James rero amaze kucyamamara mu muziki w'u Rwanda yagiye akora indirimbo nyinshi cyane zarushaho kumenyekanisha. Indirimbo bita Yanumye ndetse n'indirimbo bita Naramukundaga, tutibagiwe indirimbo bita Umuriro Watse ndetse n'izindi ndirimbo zagiye zimumenyekanisha cyane. Ubita King James kandi yagiye atwara ibihembo byinshi, nubutse ko yaje gutwara igihembo cya Primus Guma Guma ku nshuro ya kabiri ndetse aza kuba atwara Slugs Award nyinshi cyane zagiye zikurikira ahanganye n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda. So ubita King James usibye kuba yaratwaye kandi Slugs yagiye yitabira ibitaramo bya Rwanda Day cyangwa se ibitaramo bigenda bihuza abanyarwanda muri rusange, nkaho navuga igitaramo cyabaye muri Amsterdam, Atlanta, San Francisco ndetse n'ibindi bitaramo byinshi. Ubita King James yagendaga yitabira bya Rwanda Day. King James ubita King James yamaze kuba ateguza igitaramo kandi cy'imyaka 20, akaba ari igitaramo kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Munani. So ntabwo ngarutse ngo nze mvuge ku matariki y'iki gitaramo kizabera, ahubwo tuje kwivugira ku bintu King James yakoze, ku mateka King James yakoze nyuma yaho amatike y'igitaramo cye ashize iminsi 2 yonyine asohoye ayo matike. Ese King James kwa yakoze aya mateka nyuma yaho bita Bruce Melody bita The Ben. Murabizi yuko mu mezi ashize bari bakoze igitaramo maze biza kuba ngombwa ko bose baza kwifatanya kugira ngo baze kuba babasha kuzuza BK Arena, mu gihe nabwo nubwo bifatanyije iyo BK Arena mu basezenguzi bafi bakurikirana imiziki y'u Rwanda bemeje yuko iki gitaramo nabwo nubwo cyabaye batigeze buzuza BK Arena, ariko bita King James yabiko
yabikoze maze biza kuba bitungura abantu benshi baza kwibaza ati se King James ni gute asohora amatike y'igitaramo maze akaza gushira ku isoko nyuma y'iminsi 3 yonyine amatike asohotse. Ese ni King James ukomeye? Ese n'urukundo rw'abanyarwanda bakunda King James? Ese ni indirimbo King James yagiye akora zagiye zimuhindurira urundi rwego? Ese King James arateganyiriza iki abakunzi be, dore yuko ari amakuru menshi ari kugenda avugwa ku gitaramo cya King James nyuma yaho abatangaje yuko amatariki y'igitaramo yaje gushira hashize iminsi 3 yonyine amatike asohotse mu gihe gitaramo kibura hafi amezi 2 ngo kibe. Akaba gitaramo kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Munani. So abakurikiranira hafi rero iby'umuziki wa King James cyangwa se abamufasha gutegura iki gitaramo bamaze ko batangaza yuko ngo hari igisubizo cyiza bari gutekereza, aho bari kuvuga yuko igitaramo gishobora kuba iminsi 2. Byaba ari amateka akomeye nyuma yuko King James amatike ashize. Biravuga yuko igitaramo gishobora kuzaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Munani ndetse no ku itariki 2. Bakaba byose byabera muri BK Arena. Ni nyuma yaho bari batanze proposal ndetse abanyamakuru ndetse n'abafana n'aba influencer mu Rwanda bari bahaye King James itegezo cyuko baza kuba bakodesha stade Amahoro bakabaho baza gukora igitaramo, ariko baza gusanga ngo stade Amahoro ihenze cyane ndetse bitanakunda kuko bigoye kubona indi tapi washyira muri stade Amahoro kugira ngo ubashe gukoreramo igitaramo, kugira ngo ubashe guterekamo stage. Bimwe mu bintu bituma ndetse stade Amahoro itabasha kugenda yitabirwa cyangwa se ikorerwamo ibitaramo by'amahanzi. Se King James ubundi byaba bimeze bitaramutse akoze ibitaramo 2 icyarimwe, akaba yabasha gukora ku itariki ya mbere ndetse no ku itariki 2. Umuhanga mu gutunganya ndetse no gutegura ibitaramo ndetse no kumanaginga abahanzi yitwa Muyoboke Alex yaje kubatangaza yuko ngari ibintu bishoboka cyane, doko byaba bitabaye ubwa mbere ngo ni nkuko umuhanzi n'ubundi ashobora kuva mu karere kamwe akaririmba ku itariki ya mbere ndetse bwacya mu gitondo akaba yaza kuba akorera no mu kandi karere. Avuga yuko ngo ari ibintu byiza bari gutegura ndetse ashobora no kuzajya icyo bita live streaming mu gihe ibyo gutegura igitaramo cy'iminsi 2 bitakunda. Biravuga yuko kwitabazwa icyo bita live streaming, aho abakunzi ba King James bashaka gukurikirana igitaramo bibereye mu ngo zabo, haba kuri televiziyo ndetse no kuri YouTube nk'ibisanzwe. Ase King James ubundi ibi byose ari kubikora ashingiye kuki? Ese ni ukubera indirimbo zizakunzwe cyangwa se ni ukubera abanyarwanda bamukunda? Gusa none hari abantu bandi banyamakuru bagiye bavuga yuko ngo yaba ari scam abahanzi bakoresha cyangwa se ari uburyo abahanzi bakoresha mu gutegura ibitaramo byabo, ari kugira ngo berekane yuko ngo amatike yashize kandi koko amatike cyangwa se imyanya y'igitaramo yaba igihari. Bamwe babishingira kuki? Bavuga yuko ngo igitaramo cya mbere cya King James ngo cyari gihenze, dore yuko tike ya makenya byari 15,000. Bavuga yuko ngo nakuntu imyanya yo muri BK Arena yashira ku 15,000 kandi umuhanzi w'umunyarwanda King James biramutse ari ibyanyabyo yaba ari umuhanzi wa mbere ubikoze ukora injyana ya sekira, dore yuko undi muhanzi wabikoze mu Rwanda ari ubita Israel Mbonyi abashije kuzuza BK Arena hafi inshuro 2 zose agenda yuzuza. Ese kuko King James byaba ari ibyanyabyo? Tuzaba tubireba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Munani. King James kandi mwibutse yuko ngubu afite izindi ndirimbo nyinshi nziza cyane zigezweho muri Messi zagiye zikundwa n'urubyiruko ndetse n'abantu batari bakenya. Ku bijyanye n'urukundo rwa King James, ni umwe mu bahanzi bafite private life cyangwa se umuhanzi waho ubuzima badakunzwe kumenyerwa cyane, ariko kugira ngo umenye uburyo King James ari umuhanzi ubuzima bwe babuhishe, umenye ko atagira na konti ya Instagram. Bari King James no kumubona akagira konti ya Instagram, usibye abantu bakenya bagenda bamwihitirira. King James yagiye avugwa mu rukundo n'abakobwa benshi batandukanye. Byagiye bitangazwa n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda, aho yagiye avugwa mu rukundo n'umuhanzi bita Knowless Butera, ariko bikaza kugenda bigaragara yuko bitari ibyanyabyo. Usibye Knowless Butera kandi yagiye avugwa mu rukundo no bita Priscilla, akaba ari umuhanzi nawe wari ugezweho iki gihe mu Rwanda, ngo usigaye yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose King James agendaga bihakadira kure cyane, ndetse rimwe na rimwe abantu bakagenda bibaza yuko ngo yaba afite umwana hanze, ariko nubwo nta kintu na kimwe kibihamya yuko kuko King James yaba abifite cyangwa se byaba ari ibyanyabyo. King James navuga byinshi, nakubwira amateka menshi, ariko nta muntu usibagirwa yuko ari umuhanzi wa kabiri mu Rwanda watwaye Primus Guma Guma. Nta muntu usibagirwa ko King James akoze amateka, umuhanzi wa mbere mu Rwanda abashije gutegura igitaramo muri BK Arena, maze amatike y'igitaramo kaza gushira hashize iminsi 3 yonyine amatike asohotse, kandi habura amezi agera kuri 2 igitaramo kibe. Yaza kuba kandi yakoze andi mateka, aramutse ateguye ibitaramo 2 icyarimwe, kimwe ku itariki ya mbere ikindi ku itariki 2. Navuga byinshi kuri King James, ariko kansoreza ahangaha. Wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi
yita Mr Iranga bisanzwe bagenda bagezaho ibintu biri trend bagenda bagezaho amakuru agezweho especially muri showbiz zajya bagezaho rimwe na bagezaho muri siporo kugira ngo tubashe kubana nanjye kora subscribe murabizi yuko mbemera cyane I love you my people.